Yesu nashimwe, Yesu nashimwe, dushimiye Imana ko uno munsi uno munsi tugihumeka umwuka w'abazima, dushimiye Imana kuba yaturinze, dushimiye Imana kuba yakomeje kuba mu ruhande rwacu, igakomeza kutwimana n'ibyishimwe buri gihe, tuba dukwiye gushima Imana buri kanya, buri segonda, kuko Imana ibitugirira neza buri munota wose, umunota w'umugisha, buri saha n'isaha y'umugisha, ko tuba twongereweho iminsi yo kubaho. Rero reka dutangire dusenga, ariko njye mugiye kubana n'Ntagandashyaka Robert, tugiye kubana muri uno mwanya w'ijambo ry'Imana. Nyagasani Imana yacu turagushimye, turaguhimbaje, uri Imana nziza, uri Imana nzima, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, witwa Uwiteka, witwa Ndiho, uri Imana ya Ibrahimu, uri Imana ya Isaka, uri Imana ya Yakobo, uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Turagushimiye, turaguhimbaje ko uno munsi nanone tugiye kugira uyu munsi tuhumeka umwuka w'abazima. Turagushimira Nyagasani Imana yacu ko wakomeje kuba mu ruhande rwacu. Uwiteka, tugiye kumva ijambo ryawe, reka ubanze twese dutunganye. Uwiteka Mwami Imana yacu, ubane natwe, utangirane natwe, uze gusozanya natwe, icyo duheje n'imbaraga mbi zose za Satani, icyo duheje n'ukora kose k'umwanzi. Bana natwe, ukomeze kuba mu ruhande rwacu, byose tubisenze mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu n'Umukiza, amen amen. Imana ikomeze ihabwe icyubahiro, Imana ikomeze ishimwe. Tugiye kuganira ijambo riri mu Itangiriro ibice 21, turahera ku murongo wa 22. Dukomeze hasi tugende tuganira ayo magambo. Ni igihe Aburahamu na Abimeleki basezeranaga, aya masezerano bagiranaga ko bari baturanye, abashumba babo bari batangiye gupfa imigezi cyangwa amariba. Tugiye kuganira iryo jambo ry'ukuntu barwaniraga amariba. Natwe mu buzima bwacu hari ibintu bijya bishaka kudutwara amariba yacu. Turareba se ayo mariba ni ayahe mu buzima bwacu? Dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro 21 ibice 22, manuka hasi haravuga ngo muri iyo minsi Abimeleki na Fikoli umutware w'ingabo ze babwira Aburahamu ati, Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. Nuko rero undahirire Imana yawe, Imana yuko utazandiganya cyangwa umwana wanjye cyangwa umwuzukuru wanjye, ahubwo ineza nakugiriye ko izayinyitura njye n'igihugu wasuhukiyemo. Aburahamu aramusubiza ati, ndarahiye. Aburahamu azimuza Abimeleki ko iby'iriba abagaragu ba Abimeleki bamunyaze. Abimeleki aramusubiza ati, sinzi uwakoze ibyo, nawe ntiwigeze kubyibwira, kandi sinigeze kubyumva keretse none. Haleluya. Reka tube tugarukira, turakomeza n'ahandi. Ahangaha na Abimeleki yaje kureba Aburahamu, aramubwira ati, nabonye Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. Haleluya. Imigisha yose Aburahamu yakoraga, Imana yabaga iri kumwe nawe. Wa mugisha Imana yambwiye ngo umugisha nzaguhindura umunyamugisha, ya migisha yaje kumigeraho, ya migisha yaje kuba mu buzima bwe. Ibyo yakoraga byose yabaga ari kumwe n'Imana. Rero Abimeleki abibonye na Fikoli babibonye, baravuga ati, reka tujye gusanga Aburahamu, tujye kumushaka, tumubwire tugirane amasezerano nawe yuko atazigera dutera, yuko atazigera tunyaga ibyacu, n'abana bacu atazigera bibanyaga, ndetse yewe n'abuzukuru babo, kugira ngo gakondo yabo bayihorane. Wibuke ko uno Aburahamu yari umusuke mu gihugu cyabo, ariko bagiye kumushaka kavukire, kuko bamubonyeho umugisha w'Imana, babonye ko Imana iri kumwe nawe. Natwe rero muri kino gihe Imana iba iri kumwe natwe, bene data. Yari amagambo Imana ihora ikubwira ngo nzakugirira neza, hari ibyo nzagukorera, nzaguha umugisha. Uriya mugisha ukubaho, ndetse yewe n'abantu bakageraho bakawubona. Hari igihe uri guca mu bintu bigoye ukabona uwo mugisha si uwubona, ariko nkubwire ngo na Aburahamu yabanje guca mu bihe bigoye. Hari ibihe yabanje gucamo bigoye, abo musuhuke muri Egiputa, abo musuhuke mu bindi bihugu, ariko aho yagendaga hose umugisha wakomezaga kumubaho. Umugisha Imana ikwifuriza, umugisha Imana iguha, ntabwo ijya yongeraho umuvumo nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, ahubwo uwo mugisha ukomeza kugendana nawe. Umugisha ufite si uko ari ahantu utuye, umugisha ufite si uko ari akazi ukora, umugisha ufite si uko ari abana wabyaye, hoya, ahubwo umugisha ufite ni Imana yawuguhaye, kandi uwo mugisha uri muri wowe, Imana iwushyira muri wowe. Haleluya. Na Aburahamu ntabwo umugisha yari afite wari aho yatuye, hoya, ahubwo wumvise ko Abimeleki yamubwiye ngo, twabonye yuko Imana iba iri kumwe nawe mu byo ukora byose. Iyo Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose, uba wabaye umunyamugisha. Umugisha uba ukuriho, yewe irigeraho ngo ikanaguhindura n'umunyamugisha. Ariko Abimeleki mu gihe yagiye kubwira Aburahamu ko batazamutera, bagiye kugirana amasezerano, ariko Aburahamu aramubwira ati, reka nkwibira ibanga rero mwene data, nubwo amariba ari iriba ryanjye mwanyaze, hari iriba ryanjye nari narifukuriye, ariko abagaragu bayo bararinyaze. Haleluya. Abimeleki ntiyari abizi. Abimeleki aramubwira ati, ibyo bintu ntabwo
nari mbizi sinigeze mbyumva. Natwe mu buzima bwacu nubwo turi abanyamugisha twamenye Uwiteka, Kristo yaje mu buzima bwacu, twabonye yuko Kristo imigisha yose y'ubumana ikubiye muri Yesu Kristo. Iyo Yesu Kristo yaje mu buzima bwacu tuba twabaye abanyamugisha. Umugisha ubu turiho nubwo ibyo byago uri kubona uri mu bihe bigoye, uri kubona uri mu ntambara, ariko ndakubwiye ngo uri umunyamugisha. Izo ntambara ntizigutera ubwoba, izo ntambara ntiziguhagarika umutima, kuko Imana yakugize umunyamugisha. Wakiriye umunyamugisha, wakiriye Yesu Kristo ufite imigisha y'isi yose, kuko ngo ibiri mu isi yose byaremwe nawe, ngo Jambo yahoranye n'Imana. Rero ufite uwahoranye n'Imana, ufite ukomeye. Haleluya, nawe yaguhinduye umunyamugisha. Rero Abrahamu amariba ye yakomeje kuyarwanirira, aravuga ati ariko iriba ryanjye mwanyambuye. Nubwo iryo riba bari baramwambuye, bivuze ko Abrahamu yari afite andi mariba, kuko hari andi mariba yakoreshaga yari yarapfukuye. Iryo bamunyaze, ariko hari n'ayandi bari baramunyaze, hari n'ayandi bari ripfukuriye, byatumaga abona amazi, amatungo akabona icyo ayuhira, ko ba Abrahamu bari batunze, bari bafite amatungo menshi. Haleluya. Rero Abrahamu yasabye aravuga atari umugisha banyaze. Nawe mu byo ubona mu buzima ucamo, hari amariba yawe yafunzwe, hari akazi ukeneye, hari umufasha ukeneye, hari umwana ukeneye utarabona umwana. Iryo ni iriba ryawe rigifunze, hari iryo ni iriba ryawe bakunyaze, hari aho ushaka kugera mu buryo bw'umwuka, hari aho ushaka kugera mu buryo bw'umubiri. Iryo ni iriba ryawe Satani yakunyaze, cyangwa ibihe byakunyaze. Ibihe bishobora kutunyaga amariba yacu bitewe na situwasiyo turimo, bitewe n'igihe duhagazemo. Igihe cyakunyaga iriba ryawe, Satani yakunyaga iriba ryawe, abantu bakunyaga iriba ryawe, ariko Uwiteka uno munsi arakubwiye ngo rya riba bari barakunyaze rije kuba iryawe, ryongeye kongera rigaruke mu maboko yawe. Nk'uko Abimeleki amaze kumva ibyo ngibyo, dukomeje hasi kuri 27 aravuga ngo Aburahamu azana intama n'inka abiha Abimeleki, bombi barasezerana. Aburahamu arobanura abangazi b'intama 7 bo mu mukumbi we. Abimeleki abaza Aburahamu ati abo bangazi b'intama 7 urabobanuye bisobanura iki? Aramusubiza ati ababangazi b'intama uko ari 7 ndabaguhera kugira ngo bimbere umugabo yuko ari njye wifukuriye iryo riba. Haleluya. Abo bangazi yamuhaye b'intama byari ukugira ngo bimubere iki? Rimuhabere igihamya yuko ari wifukuriye iryo riba. Nawe hari ibihamya ugomba gutanga. Ibihamya nta handi ugomba kubitangira, ugomba kujya ku mavuga senga ukereka Imana amariba yawe. Ya mariba yawe bakunyaze ni ya migisha ituruka ku Mana uri kubona itari kuza, ni bya byiza bituruka ku Mana uri kubona utari kubona. Hari ibyo abantu bawe bakunyaze, hari ibyo abantu bakunyaga muri buno buzima. Rigiye abantu batunyaga imigisha yacu, ukabugeze mu kazi utarakamaramo kabiri, abantu bakazana ibibazo, bakazana amagambo agusenya atuma utagira igikundiro, abantu bakagenda bagira amagambo menshi. Ayo ni amariba baba bari kugufungira, ni iriba ryawe baba bari kukunyaga, ni umugisha baba bashaka kukunyaga. Rero ugiye kujya imbere y'Imana, usenga Imana ayo mariba yawe bakunyaze yongera agaruke mu ntoki zawe, yongera agaruke mu byawe, yongera uyanywereho. Haleluya. Kuko twabonye ko ari umugisha wawe, hari aho wakuraga umugisha wawe, hari ahantu waboneraga umugisha, sinzi ahariho ariko urahazi. Reka iyo migisha yongere igaruke mu buzima bwawe, iyo migisha yawe yongere igaruke mu byiza bwawe, kuko na Aburahamu yaje kubona iryo riba. Ahangaha ukomeje 31 aravuga ngo nicyo cyatumye yita aho hantu Berisheba, kuko ariho hari aho hantu baharahiye bombi. Abimeleki yamaze kumuha iriba rye bahita barahirana. 32 aravuga ngo nuko basezeranira i Berisheba na Abimeleki, barahaguruka na Fikoli umutware w'ingabo ze basubira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Aburahamu atera igiti cyitwa Isheberi i Berisheba, yabambarizagaho izina ry'Uwiteka Imana ye ihoraho. Aburahamu amara iminsi myinshi asuhukira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Amen. Bivuze ngo Aburahamu yaje kuhabonera iki? Rya riba ryaje gusubira mu maboko ye, yewe ahatera n'igiti cy'umuhamya cy'uko yahaboneye ibyiza. Reka nawe ariya mariba bakunyaze yongera asubire mu buzima bwawe, yongera aze mu buzima bwawe. Ya migisha wanyazwe yongera igaruke mu buzima bwawe, ya gakondo yawe yongera igaruke mu buzima bwawe. Bya byiza Imana yaguteganyirije, haba mu buryo bw'umwuka, haba mu buryo bw'umubiri, yongere bigaruke mu buzima bwawe. Nawe uzajya uhora ushima Imana, nawe uzajya uhora imbere y'Imana uyishima, kuko ibyawe byari byaranyazwe
byongeye kugarurwa, kuko na Aburahamu yongeye kugarurwa ibyiza. Kandi ikindi kintu, ba bantu bari abanzi bawe bongere bagaruke mu buzima bwawe, baze babone umugisha, kuko Imana yaguhinduye umunyamugisha. Abangaba ba Abimeleki bivuze yuko bari baragiye kure ya Aburahamu kuko bari barafitanye ibibazo, ariko baje kugaruka imbere yiwe, bamwikubita imbere ye, bamusaba ko bakongera kugirana amasezerano. Ba bandi mwari inshuti zawe, ba bandi bari baragutaye, ba bandi bari barabonye ko ntacyo uzimarira, reka bongere bakugarukeho kuko wakimariye, kuko wabaye umunyamugisha, nabo bakugirireho umugisha, bagushakeho amasezerano, bagushakaho ubushuti. Ba bandi bari baragutaye, imiryango yari yaragutaye, reka yongere igushake. Haleluya! Nicyo nkwatuyeho abari baragutaye, abari barakwanze, reka bongere bakugarukeho, bongere babone umunyamugisha. Bari babonye ko nta mugisha uzigirira, bari barabonye ko ntacyo uzimarira. Hari abavuga ngo ntacyo uzimarira, ntacyo uzigezaho, n'amariba yawe bafungaga, ariko ndaguhanuriye ngo uno munsi reka bongere amariba yawe yongere afungurwe, reka bongere bagushake. Aburahamu si we wagiye gushaka Abimeleki, ahubwo Abimeleki na Fikoli nibo baje gushaka Aburahamu. Reka nawe abantu bongere bagushake, Imana yongere igusubizeho igikundiro cyayo, Imana yongere igusubizeho ubwiza bwayo, abantu bongere bagushake, ntiba ari wowe uzajya kubashaka, ahubwo ari wowe uzajya, aba ari bo bazaza gushaka. Imana ikomeze ibahe umugisha, ikomeze mubane natwe mu bibwiriza dukomeza kugenda dutanga, mujye mukomeza mubane natwe. Imana ikomeze ibahe umugisha, Imana ikomeze ibishimire, mujye mukanda like, munajye no muri comment mudubwire ibitekerezo, dukomeze tuganire ku ijambo ry'Imana, dukomeze dutume ubwami bw'Imana bugira aho buva bugere n'aho bugera bitewe natwe, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abahinduriye benshi bazarabagirana. Mureke tugire benshi duhindura, ubisharinge ku bantu, basangize ijambo ry'Imana kugira ngo tugire aho tuvana ubwami bw'Imana bugere n'aho bugera, aho bugera n'aho abatarabumenya babwakire. Imana ikomeze ibahe umugisha, mureke dusoze dusenga. Nyagasani Imana yacu, turagushimye, turaguhimbaje, uri Imana nziza, uri Imana nzima, uri Imana ikomeye, uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Turagushimye Nyagasani Imana yacu bw'ijambo ryawe. Uwiteka, twumvise ko ari amariba yacu bari baranyaze, ugiye kongera kugarura mu buzima bwacu. Abari baradutaye, abari barabonye ko ntacyo turi cyo, ntacyo tuzimarira, bazagaruka kudushaka kuko uri Imana yacu, bazabona kuri Imana ikorana natwe, kuri Imana iri mu ruhande rwacu. Komeza ubishimirwe Mwami Imana yacu, komeza umugisha bano bene data bakomeza kudukurikira, bakomeza kumva ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe rikomeze ryera imbuto mu mitima yabo, kandi imbuto zihoraho, imbuto Mwami Imana yacu abandi bazasoromaho, nabo Mwami Imana yacu zigakuba mu buzima bwabo, nawe zigakomeza kwera imbuto. Mwami Imana yacu, komeza ubane natwe kandi ukomeze uturinde, ukomeze uturindire muri ino si, kandi ukomeze udufashe, bisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Komeze mugire ibihe byiza. Shalom shalom.